Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero, tugiye kureba isomo rivuga ngo muri izi nkingi enye kuri wowe ihagaze ni iyihe. Tugiye kureba inkingi enye, buri wese arareba niba ari zose zihagaze, niba ari imwe, buri wese arisuzuma, kandi Imana idufashe kugira ngo zose zihagarare uko ari enye. Reka dusenge. Mana yacu iri mu ijuru, tugushimiye kudukunda. Isi yose ndetse kuva yabaho ibeshejweho n'imbabazi zawe. Muririmbyi umwe yararimbye ngo sinshidikanye impuhwe zawe uko njya nzibonaho, natwe turazibona, ubishimirwe. Tugiye kwiga ijambo muri aka kanya, Mwuka Wera twahawe nk'umwigisha yigisha imitima yacu mu izina rya Yesu. Tugiye kureba inkingi enye umuntu wese asabwa ko zihagarara neza imbere y'Imana, kandi zigahagarara ziyihesheje icyubahiro. Inkingi ya mbere tugiye kureba inkingi yitwa umubiri muzima. Umubiri muzima. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Murambure Bibiliya zanyu tugendane. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice ni cya 12, murongo wa mbere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice ni cya 12, mu murongo wa mbere. Umubiri muzima niyo nkingi ya mbere. Haranditse ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imitima yanyu. Banza baribeshe, banza ari imitima. Imana ikeneye n'imibiri si buriya? Handitse imitima n'imibiri. Mutange imibiri yanyu, ibi bitambo bigize bite? Bizima. Imibiri ibi bitambo, haraho Imana ivuga n'umubiri muzima burya. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa nande? Ariko kuyikora kwanyu gukwiriye. Imana ikeneye ko dutanga n'imibiri mizima. Ndasoma urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, hafi y'ibyahishuwe. Urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana ni hafi y'ibyahishuwe, kugira ngo muhagere vuba, muhere mu byahishuwe muzi imbere. Ababonye Bibiliya vuba ni page 247. Haranditse umurongo wa mbere no wa kabiri. Jewe umukuru ndakwandikiye Gayo, ukundwa uwo nkunda by'ukuri. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umuki mutima wawe uguwe neza. Ari uko wamutaraga mu mubiri no mu mutima habanza iki? Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Uyu Yohana yifurizaga Gayo kuba mutaraga, umuntu mutaraga. Ndasoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice ni icya 3. Murongo wa 16. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana
kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana nurunguru, urusengero kuvuga nurunguru. Umuntu uzi ko umuntu ashobora gutsemba urusengero rw'Imana. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamubabarira. Handitse ngo iki? Kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni bande? Urusengero rw'Imana. Hari aho Imana ivuga urusengero ivuga n'imibiri. Turi urusengero rw'Imana, kandi umwuka w'Imana aba muri urwo rusengero. Utsemba urwo rusengero, Imana nayo izamutsemba. None uyu mubiri umeze ute? Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, hano mu Kiga banda mwenda kugisoza, harimo amagambo kuri paji 160 avuga ngo mbere yuko Satani yibasira iby'umwuka abanza gufata umubiri akawushegesha. Iyobokamana ntiryinzira. Haranditse ngo afite umuhati wo gushyira abantu bose munsi y'ibirenge bye, kandi intwaro ye akoresha ni irari mu mirire n'iminywere. Imibiri akabanza yayishegesha. Azi neza ko umubiri umeze nabi iyobokamana ritakwinjira. Mu gitabo cyitwa Inama z'itorero umugabane wa 2, kuri iki gisohotse vuba ni 311, haranditse ngo kwirengagiza umubiri niko kwirengagiza umutima. Kuri iyo paje ngo ntibishoboka ko abana b'Imana bayihimbaza bafite imibiri irwaragura ndetse n'ingeso. Kurwara ntabwo ari icyaha, ariko kurwaragura haba harimo ikibazo. Abaragira mu rwo musomye iyo paje, ntibishoboka ko twayihimbaza dufite imibiri ihora irwaragura. Kurwara ntabwo ari ikosa, ariko guhora urwaragura hari ibyo ugomba gukosora. Ibitabo ababwirisha butumwa ibitabo batwigisha ku cyiciro kivuga ngo iminsi 21 yo guhindura ingeso, barasobanuye ngo hari ibimenyetso bigera kuri 13 ugomba gupima ngo umenye ko umubiri wawe harimo ikibazo. Ntabwo ngiye kubivuga muri aka kanya, ariko hari ibintu bigera kuri 13 bikumenyesha yuko ukeneye guhindura imirire. Kwirengagiza umubiri niko kwirengagiza umutima. Muri icyo gitabo cy'Inama z'itorero umugabane wa 1 haranditse amagambo avuga ngo Satani avuza impundu iyo abonye umuryango w'abantu urushaho kwiroha mu byago no mu mibabaro. Azi neza ko abantu bafite imibiri iguwe nabi badashobora guhesha Imana icyubahiro nk'abafite imibiri iguwe neza. Umuntu waryamye nimugoroba bugaca mu gitondo mu nda ari kuribwa, yahimbaza Imana? Yahimbaza Imana? Umuntu urwaye imisonga yo mu mutwe, nuvuga ngo azi neza ko umuntu ufite umubiri uguwe nabi atahesha Imana icyubahiro nk'ufite umubiri uguwe neza. Mu gitabo cy'Inama ku mirire harimo amagambo avuga ngo, amagambo arantangaje ngo Satani ashobora kurwanya iby'umwuka byanjye yifashishije igifu cyonyine. Ashobora gutuma igifu kigubwa nabi akarwanya iby'umwuka. Iyo paje muzabona kuri paje 29. Ashobora guhora arwanya iby'umwuka byanjye ahereye ku gukoresha nabi igifu kitameze neza. Kuri paje 61 ngo nituramuka dushoboye gufasha abantu bakita ku ihame ry'ubuzima tuzaba tugeze ku nsinzi ikomeye. Inkingi ya mbere rero ni umubiri muzima, magara mazima. Kandi mu bimenyetso 7 biranga umuntu ufite ubuzima buzima, kimwe muri ibyo nimero ya mbere avuga ngo umuntu ufite amagara mazima ni umuntu ufite impagarike ishoboye imirimo yose. Yashobora imirimo y'umubiri, yashobora n'ubwenge. Wa undi uvuga ngo aka kazi gahagaze sinabaho, ntabwo aba ari muzima.
ubwo rero impagarike nzima ni ubutunzi. Iby'umwuka twigisha bigira imbaraga bigakomera ari uko dufite umubiri muzima. Isomo ririmo isezerano turarisanga mu Kuva. Isomo ririmo isezerano ku byerekeye amagara mazima turarisanga mu Kuva. Iyi nkingi imeze ite? Kandi kugira ubuzima bwiza umuntu abigiramo uruhare. Mu yandi magambo, nitwe dushinzwe kwita ku mibiri yacu, Yesu ashinzwe kwita ku mitima. Amasuku, iby'ubuzima bireba umuntu ku giti cye, Yesu nawe akareba iby'umwuka mu bugingo bw'umuntu. Kuva igice cya 15 hari isezerano ry'amagara mazima. Murongo wa 22. Kuva 15:22 isezerano ryo kugira amagara mazima. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, icyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. 26 naho nari ngendereye. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amateko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka kugukiza iki? Indwara. Hari isezerano. Umuntu ashobora kwitondera ubuzima bwe, imirire n'iyindi myitwarire, akagira ubuzima bwiza. Ikintu kinezeza nuko bitabo by'ubuzima bivuga ngo nubwo umuntu yaba amaze kwangirika mu by'ubuzima, ngo aramutse yumviye amategeko y'ubuzima, ngo imbaraga zisigaye yazirokora nibura agacuma iminsi. Yo ni inkingi ya mbere. Ubwo buri wese arareba niba afite amagara mazima cyangwa se niba ubuzima bumucika. Icya kabiri, inkingi ya kabiri ni ukwita ku gihe. Zaburi ya 90 badusomeye. Zaburi ya 90 badusomeye. Hari isomo ryiza ngenda hera ku murongo wa 9. Zaburi 90 ndahera ku murongo wa 9 haranditse ngo kuko iminsi yacu yoshize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi tugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba nawe tukaba tugurutse. Murongo wa 12, utwigishe kubara iminsi yacu. Mane twigishe kubara iminsi. Utwigishe kubara iminsi yacu. Muri Bibiliya imwe y'Icyongereza baravuze ngo utwigishe guha agaciro, teach us to value our days. Uduhigishe guha agaciro iminsi turimo, iminsi dufite. Uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ubuzima dufite bwose ubarirwa mu gihe. Iyo umuntu yapfuye tugiye gushyingura, iyo bagiye kuvuga imyirondoro ye, amateka ye, babanza kuvuga igihe yavukiye n'igihe agenza ate. Siko bigenda? Hari ikintu nabonye iyo turi kwirimbi, iyo umuntu yapfuye ntabwo bavuga ngo apfuye yari afite amazu 4 mu mujyi, apfuye yari afite amasamba. Barabivugara? Ibintu dufite ntabwo babivuga, ahubwo bavuga icyo umuntu yakoze n'icyo yamaze. Uyu muntu upfuye ngo oye, ntabwo batonde ku butunzi yari afite, ahubwo bavuga imirimo myiza yakoze. Ubuzima bwacu rero bubarirwa mu gihe. Umuntu uzi ubwenge rero asaba Imana kumwigisha kubara iminsi ye. Ngiye kubabwira amasomo 2 agaragaza umuntu ukoresha igihe neza, ufite ubwenge bwo gukoresha igihe neza.
irya mbere turarisoma mu Guteka kwa kabiri. Ndareba niba ubwenge mufite nangwa ntabo. Uzi gukoresha igihe neza yubahiriza uyu murongo ngiye gusoma. Guteka kwa kabiri 32 yerekana umuntu ufite ubwenge bwo gukoresha igihe neza. Murongo wa 29. Uzi gukoresha igihe neza yubahirije iki kintu. Haranditse ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Uzi ubwenge yita kuki? Ku iherezo rye. Uzi ubwenge yita ku iherezo rye. Indirimbo turirimba imwe iravuga ngo upfusha igihe ubusa kandi ari iki? Ngo nta mwanya wasigiye Yesu ngo agira ati. Mu yandi magambo iyo umuntu abura umwanya wo kwinjizamo Yesu aba ari gukoresha igihe nabi. Iyo baba abanyabwenge niko nsomye baba bamenye ibi, baba baritaye ku iherezo ryabo. Uzi ubwenge rero yita ku iherezo rye. Rya hano ku isi. Rya hano ku isi. Igisubizo ni yego. Iherezo rya hano ku isi ni yego. Ni ahehe? Umuntu agomba kwita ku iherezo rya hano ku isi, akita no ku iherezo ry'ahazaza. Icyambero kigaragaza neza yita ku iherezo rye. Icya kabiri kiranga umunyabwenge. Matayo igice cya 7 murongo wa 24. Kigaragaza umuntu w'umunyabwenge ukoresha igihe neza. Matayo igice cya 7 murongo wa 24. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye hehe? Ku rutare. Muntu wumva amagambo y'Imana bamwigisha ariko akayakomeza. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe hehe? Uzi ubwenge rero amagambo y'Imana yigishijwe arayakomeza, akaba ari kubaka ku rutare. Kandi kubaka ku rutare ni ukubaka kuri Yesu. Kubaka ku musenyi ni ukubaka kuri kamere. Kubaka mu mubiri. Umuntu ari kubaka ku musenyi. Ndirimbira avuga ngo twubake ku rutare rw'iteka. Umunyabwenge yita ku iherezo rye akubaka ku rutare. Ari n'ibindi birivuga byerekana abanyabwenge. Mu Efeso 5:15-16 ni isomo muzi rivuga ngo mucunguze uburyo iki? Kuko iminsi ari iki? Muri Bibiliya ntagatifu na Bibiliya ijambo ry'Imana ndetse ngo dukoreshe neza igihe dusigaranye kuko iminsi ari bibi. Gukoresha neza igihe umuntu asigaranye byerekana ko umuntu afite ubwenge. Inkingi ya kabiri ni iy'igihe. Ubundi imyaka yanjye, ibihe byanjye maze. Koresha igihe neza. Hari ikintu cyitwa gupfusha igihe ubusa. Ijambo ntabwo ari ryiza. Imana dufashe itwigishe kubara iminsi yacu. Inkingi ya gatatu ni impano. Impano, inkingi yitwa impano. Ubundi mu Cyongereza izi nkingi zifite inyugute imwe ya ta. Ni ta z'uburyo bune. Iya gatatu rero ni impano, gukoresha impano. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 ndahera ku murongo wa 4. Murambure, ndabona abantu kurambura babyibagiwe. Muzirambure nicyo muba mwazizaniye tuzisome. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 tugiye kureba ibyerekeye iby'impano. Rwa mbere rw'Abakorinto 12 umurongo wa 4. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikora muri byose ni imwe. Umurongo wa 4 mu witondere. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bafashwe.
kugira ngo abantu bafashwe. Izi mpano zitandukanye umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo abantu bafashe. Muri iki cyumweru narababwiye ngo ntabwo Satani arwanya impano, ahubwo arwanya iki? Arwanya imbuto. Umuntu ashobora gukoresha impano y'igitangaza kandi adakorera Imana. Satani ntabwo ajya arwanya impano, arwanya imbuto. Umuntu wese ufite impano rero agomba guhabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo abantu bafashwe. Mu gitabo cyitwa Ubusonga Bunonosoye harimo amagambo muyakurikire ngo abantu benshi bagerageza gukorera umwami Imana mu by'itabahereye impano. Amagambo yarambabaje ngo abantu benshi bagerageza gukorera umwami Imana mu by'itabahereye impano, ngo nuko ingufu zigapfa ubusa, umusaruro wari bitezwe ntuboneke. Kanitangiye urugero atagira umuntu urakara. Ngewe bakampa intara ngo nyobora abizera, nari mfite impano yo kuba umupolisi nkahagarika imodoka mu muhanda, nkayoba ukaba umukuru w'itorero, ukayobora abizera nk'uko bayobora abaturage. Niba hari ibintu ngo binezeze umwanzi, nuko ujya mu nshingano nta mpano ugenza ute, ugakoresha ingufu nyinshi, umusaruro ntugenza ute? Ndi kubona mwandakariye. Muri icyo gitabo haranditse ngo hari ibintu 5 umuntu wese agomba gusuzumiraho ngo rebe ko ibintu ari gukora ari impano ye. Amagambo yaranyishe cyane ngo umuntu agakoresha imbaraga nyinshi atari impano ye, kandi umuntu akora ibintu adafite impano aravunika. Ukeneye rero kwicara ukareba koko impano yanjye ni iyihe, kuko mu bintu bihombya itorero, bihombya n'umurimo, ni ugukora ibintu udafitiye impano. Bigeze kuduhugura kera ndi umudiyakoni, nuko baratubwira ngo umudiyakoni utazi guseka, utazi kumwenyura, utagira ubwuzu ntazakira abizera. Azajya arakingura amadirisha, akoropa urusengero, akora iyindi mirimo, aterura intebe, naho ibyo kwakira niba nta bwuzu azakora indi mirimo y'imbaraga. Hari igihe abantu bakora ibintu bitari ibyabo. Muri icyo gitabo bavuze ko hari impano z'uburyo bune, zo reka nzivuge. Haranditse ngo hari impano kavukire, ni ibyo umuntu avukana biri mu maraso, kandi ngo iyi mpano kavukire itangira abana bakiri bato. Arandika ngo ababyeyi bari bakwiriye kumenya mbere y'igihe impano kavukire ziri mu bana, mu mashuri akaba arimo banabayobora ngo bige ibihagije n'impano zabo. Impano ya kabiri ni impano nyunganizi, ko muri icyo gitabo handitse barasobanuye ngo impano yose ufite iyo ari iyawe, Imana iguha n'ibintu bizatuma ikora. Iyo ufite impano yo gutanga, Imana iguha ibyo gutanga nyine. Iyo ufite impano yo kuririmba, iguha ijwi. Ibyo ni kuvuga niko byanditse. Nuvuga ngo iyo ufite impano yo kuvuga, iguha amagambo meza. Nuvuga ngo ni ibyunganira iyo mpano. Iyo ufite impano, Imana iguha ibituma iyo mpano ikora. Iyo ni impano ya kabiri. Impano ya gatatu ni impano nyiganano. Umwanditsi arasobanura ngo ni ibyo umuntu amenya gukora ariko yarabyize mu ishuri. Cyo kora akamenya kugira gute kubikora. Igihe niga ikiganga, abadogiteri batwigishaga baratubwiye ngo hari abaganga bavura barabyize, he n'abavura barabyize ariko hari impano zabo biratandukanye, ntabwo bitandukanye. Hari abaganga bakora akazi imirimo myinshi abantu bayikora barayize ariko atari impano. Umwanditsi arasobanura ngo ni irihe tandukaniro hagati y'impano umuntu yize niyo yavukanye. Barasobanura ngo umuntu ufite impano yize arayikora ikagenda neza ariko ntabwo ayinonosora. Ufite impano karemano ibyo yakoze birushaho kuryoha cyane, ngo arabifinyora ukabona biraryoshye. Abatayeri badoda imyenda
ashobora kuba yarize kudoda, ariko hari n'udoda ukabona umwenda yawudoze neza. Impano umuntu yize n'izo yavukanye zirasa. Abafundi bize kubaka n'abafite impano yo kubaka ni kimwe. Impano ya gatatu rero ni impano nyiganano, nibyo umuntu yiga gukora akabimenya, ariko barasobanura ngo impano umuntu yize ngo ayikora agatakaza igihe n'imbaraga n'umwete mwinshi ngo abigereho. Ngo ariko ufite impano kavukire abikora bitamugoye. Impano ya kane ni impano z'umwuka. Umwanditsi arandika ngo impano z'umwuka zo ziboneka gusa ari uko umuntu abyaho bwa kangahe. Utabyaho bwa kabiri ntabwo impano wayishobora. Dukeneye rero gusaba Imana ikaduha kumenya impano zacu, tukayikorera umurimo turi mu mpano. Iyo umuntu amenye, amagambo njya numva abadeperi bajya bavuga ngo ugomba kumenya ngo iki Imana yakuvuzeho. Mujya mubyumva, ukamenya impano yawe, ntuwihate mu bintu bitari ibyawe, ugakora ibyawe. Kandi ngo mu migani ya Kristo ngo uko bukeye n'uko bwije Imana isuzumira abayikorera mu mpano yabahaye. Ugomba kuzi impano yawe mu itorero ukayigenzura. Inkingi ya mbere twabonye ko ari umubiri, ya kabiri tubona ko ari igihe, ya gatatu ni iki? Impano. Ya kane ni impano y'ubutunzi. Mu Migani igice cya gatatu, mu Migani igice ni cya gatatu, Salomo yavuze amagambo y'ubwenge. Yaravuze ngo, Migani igice cya gatatu ndasoma umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Haranditse ngo wubahishe Uwiteka iki? Ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera. Ni umutobe, ni imitobe, ni myinshi rero. Mu gitabo cyitwa Ibifuzwa ibihe byose, paji ya 7, haranditse ngo mu mitima y'abantu bose, akantu mukumve neza karimo ubwenge, mu mitima y'abantu bose bo mu bwoko bwose cyangwa urwego urwo ari rwo rwose mu buzima, haba mw'icyifuzo gikomeye cyo kubona icyo umuntu adafite ubu. Iki cyifuzo cyashyizwe mu muntu n'Imana yo mu ijuru, ntabwo ari shitani. Mu mutima w'umuntu wese haba mw'icyifuzo cyo kwifuza kubona ibyo adafite ubu, kandi icyo cyifuzo cyashyizwemo na Data wa twese uri mu ijuru. Nimugira mu rugo noneho mu nama ku Rusonga 131, kandi uko umuntu agenda yegereza iherezo ryo gusiga ubutunzi, niko agenda arushaho kubwifuza. Ahubwo ubwo bari kuvuga ngo iki? Muri kamere yacu Imana yaturemanye ibintu byo kwifuza kugera ku byo atarabona. Ntabwo ari shitani, ni Imana yabidushizemo. Kandi uko umuntu agenda arushaho gusaza, niko ibyo byifuza bigenda arushaho kwiyongera igihe yegereza kubisiga ahubwo mu isi. Bisobanura iki rero? Iyi nkingi y'ubutunzi nabwo ugomba kubaha Imana. Mu Baheburayo 13 umurongo wa 17, urwandiko rw'Abaheburayo ica 13 umurongo wa 17, harimo amagambo kansome 16 17 nyihorere. Kansome umurongo wa 16, urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 16. Inkingi yitwa ubutunzi. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo bigira bite? Niba ari ibitambo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mu nama ku Rusonga ho ngo mu mirimo yose ibaho ku isi
mu mirimo yose ku isi dukora, ngo umurimo wo gutanga no kurekura niwo murimo witurwa inshuro ebyiri, uhabwa umugisha byikubye kabiri. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20, igitabo cyitwa Ibyakozwe, igitabo cy'imirimo cy'ibikorwa by'intumwa. Ntabwo ari iby'intumwa zizeye, ahubwo ni iby'intumwa zagize gute, zakoze. Murongo wa 20, igice cya 20 umurongo wa 35, ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo, ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati, gutanga umugisha kuruta ari utanze n'uhawe. Ubwo ufite umugisha n'uwe no ari ukubwira ngo nguhe 10,000 nawe ubimpe, ibiri mu mugisha nuko nibi urabimpa nango ndabiguha. Kamere yacu ibiri mu mugisha nibi, muvugisha ukuri mwe kuryari, ibiri mu mugisha nibi n'ugutanga nango n'uguhabwa. Oya muvugi bitubamo rero, turi mu rusengero tubaba umwuka, tuba abantu, ari ukugira ngo umuntu ayaguhe nawe uyamuhe. Buri ubona ibiryoshye ari ibi nuko yaguhara ariko buri biravuze ngo gutanga niko guhesha iki. Irindi banga nabonye muri iri somo, wari uzi ko umuntu wese atanze buri wese yahabwa? Nibyo, umuntu wese atanze buri wese yagenza ate? Niyo mpamvu ngo utanze abona umugisha, n'uhawe akamuha iki. Munama ku busonga nasemye mwingingira avuga ngo abantu bafite ibinyabiziga hari igihe bafungura amapini y'imodoka, babakanishi iyo bamaze gukuramo ipini bagiye gushyiramo indi, ntabwo bahita bafunga ngo bahite bakaza amaburu, ahubwo gufunga gake siko bigendera, bakazakaza nyuma. Nawe itarandika ngo uko umuntu agenda arushaho gutanga, atanga ngo uko umuntu agenda arushaho gutanga, afasha aba bantu abitangira. Nawe itarandika ngo uburimo ukaza amaburo akomatanya na Yesu, uburushaho kugenda amaburo aguhuza n'umwami wawe, agenda arushaho gukomera. Ikintu cyitwa gutanga, arandika ngo nta kadodo na gake k'ubugugu kazinjira mu bwami bw'Imana. Ikintu cyitwa gutanga, kandi kamere yacu gutanga biragorana. Gutanga rero guhesha umugisha kuruta kugira gute, kuruta guhabwa. Niba ushaka guhabwa umugisha ntuzahabwa, ahubwo uzagenza ute? Biragoye, kamere yacu ntago bibamo. Kandi narasomye ngo abantu b'Imana ngo bakiriye ubuntu bw'Imana, ngo iyo duhindutse imiyoboro, amagambo ari mu nama ku busongo, iyo duhindutse imiyoboro, imigisha y'Imana inyuraho igera ku bandi, ngo Imana irushaho kuzuza iyo miyoboro. Nuvuga ngo izajya iguha nawe uha abandi, ikomeze kuguha nawe uha abandi, ugahinduka umuyoboro, imigisha y'Imana inyuramo igera ku bandi. Luka igice cya 6, tumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 38. Murambure Bibiliya ariko mwazizanye ngo tuzisome. Luka igice cya 6 umurongo wa 38 haranditse ngo
muhabwe namwe muzatanga, mutange namwe muzagira gute? Urugero rwiza rutsi, muje murasubiza rutsi ruse nirwo muzagira gute? Kuko urugero mugeramo ariko muzagira gute? Urugero tugeramo nirwo tuzagerwamo nawe. Reka mbabwira abantu bagera kuri 4 cyangwa 5 batanga mu itorero. Buri wese aramenya icicira rimwe. Icyambere, hari itsinda ry'abantu bimana batajya batanga namba. Imigani 11 murongo wa 24a haranditse ngo hariho umuntu, hahirwa umuntu utanga kwiragiza akarushaho kunguka, ngo ariko hari n'umuntu wimana birenze iki? Urugero. Hari itsinda ry'abantu badatanga, batagira ikintu barekura. Iyo ubana n'umuntu utarekura, umuntu udatanga, utagira ikimuvaho, birababaza. Nta nubwo abantu badatanga ntabwo baryoha, ntibagira n'inshuti, bagira inshuti nkeya. Abantu batanga bahora baryoshye, aho baba bari hose bahora baryoshye. Itsinda rya mbere ni ry'abantu bimana birenze urugero, ukaba nta kintu cyamuvaho. Itsinda rya kabiri ni itsinda ry'abantu batanga intica ntikize. Ntica ntikize ni ikinyarwanda cya kera, ugatanga ubusa. Ugatanga ari ugatanga intica ntikize. Ntabwo ndajya muri byinshi, ariko uyure umutima iyo uri gutanga, kandi twasomye ngo mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rugize rute? Iyo uri gutanga utanga ibitsindagiye, nangwa utanga intica ntikize. Urwa kabiri rw'Abakorinto risoboreka turisome. Itsinda rya kabiri ni ry'abatanga intica ntikize. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 6 haranditse ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Gutanga ariko ugatanga bike, ugatanga ubusa kandi ubifite. Ibiri tubwira ko hari umukecuru watuye amasenga 2, Yesu aramushima aramugaya. Yaramushimye kuko yatanze uko ashoboye. Itsinda rya kabiri ni iry'abatanga intica ntikize. Itsinda rya gatatu ni iry'abantu batanga binuba, bivovota, bongeraho n'amagambo, kandi abo nibo benshi. Gutanga abantu bavuga ngo yemwe we magambo. Muri abantu bicara inyuma bumva byinshi, inyuma haba amagambo menshi. Bantu baravuga mu iteraniro, tanga yivovota. Mu nama ku Busonga haranditse ngo byaba byiza kureka gutanga aho gutanga wivovota. Waguma n'ibintu byawe, ngo ibyaba byiza aho gutanga wivovota, wagumana ubutunzi bwawe. Igice cya 9 umurongo wa 6 Abakorinto ba 2 umurongo wa 7 ibiri iri kuvuga ngo umuntu we atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi atagenza ate. Iyo utanze uhatwa uhomba 2. Amafaranga utanze urayahomba, nta n'umugishije uruyiguha. Washobora no kayagumana ugahomba kimwe. Ugize ukuntu amafaranga uyahombye ukanahomba n'imigisha, kuko ngo Imana itanga umugisha ihereye ku mutima wayatanganye. Nawe yaranditse ngo abantu tureba ibikorwa, Imana ikareba impamvu. Ngo ngwiki abantu tureba iki, Imana ikareba iki, kandi ngo ikagena umugisha ikurikije impamvu wagitanze.
hari itsinda rero rya gatatu ry'abantu batanga bivovota binuba, kandi umuntu wivovota atanga avuga ngo igihe twahereye ngo ibiryo bizarangira ryari, kandi ukanatanga we tanga uvuga. Itsinda rya kane ni itsinda ry'abatanga ari uko babanje kubashitura, gushiturwa. Kera igihe nayoboraga Kibungo, hari umukuru w'itorero nari mfite nayoboraga, yari afite moto yantwaragaho. Nabaga nangije kubwiriza agiye kunshura, agafata moto agatera umugeri ikanga kwaka, ati ngwino unyakire, ngakubita akongera agatera, twagira amahirwe moto ikagenza ite. Hari abantu rero kugira ngo bake basaba abantu babashitura, uzirinde kuba muri iki cyiciro. Wende baraduhuguye ngo mwitorero haba abantu b'ibyiciro bitatu. Hari umuntu umeze nk'ibuye, ibuye uho ufashe ibuye ugahonda hirindi buye nta na rimwe rivunguka. Hari abantu imitima yabo baririmbe, basenge, babwirize, bavuga ubuguyiguyi nta kimuvaho, bataba bari kuvuga ngo bazaryaho ibicucu, ayangeho ntibayabona. Abo nabo barahari, njyewe bayabona si kubera iki, imitwe gusa. Nibuye ukubita kurindi buye ntihagire ikivunguka. Hari abameze batyo. Aba kabiri ntameze nka eponge, kamvuga ikintu cyoroshye, igisate cya matora ushobora gufata amatora ukayikata ukayishyira hano ku meza ugasukamo amazi, amazi arimo, wakanda amazi akagenza ate, ariko udakanze. Hari abantu rero muri bo harimo amazi yo gutanga, ariko bakeneye abagira bate, hakeneye umuntu urakanda amazi akagenza ate. Yabuze ukanda rero amazi ntabwo yaboneka. Hari afite imitima imeze gutyo. Aba gatatu nameze nk'ubuki nk'ibinyagu. Nawe terasobanuye ngo aho bageze hose batera inkunga, aho bageze hose batanga ubufasha uko ashoboye, kandi Imana irushaho kuba imigisha myinshi. Hari abatanga rero babanje gushiturwa. Icyiciro cya gatanu, hari n'abatanga bagamije kwiyirikana. Matayo igice cya 6, Yesu yarabitubujije gutanga kugira ngo, Matayo 6 umurongo wa mbere, mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagorerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndabwira ukuri yuko akajambo ni kabi cyane. Ngo bamaze kugira gute, kuba umuntu bamuvuze bakabivuga, ingororano ze nizacuye. Gutanga kugira ngo abantu bakuvuge bakurebe, nabyo ni bibi, ntabwo ari byiza. Inama ni iyihe rero? Yesu muri Matayo 6 igice turiho, inama ni iyihe? Murongo wa 19, Matayo 6, tukatureba inama ijuru riduha. Haranditse ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi. Nawe taranditse ngo Yesu aduha inama yo gushora ubutunzi bwacu mu isi, ariko tukayibitsa mu ijuru. Ikibazo ntabwo ari ugushora, ikibazo ni ukugira gute, ni ukubitsa. Aduha inama yo gushora ubutunzi mu isi, kuko isomo riravuga ngo ntimukibikire iki, ikibazo ni ukubika, no gushora biremewe. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi hehe? Mu ijuru. Ikintu cya mbere Imana dusaba kubika mu ijuru ni ugutanga 1/10 cyangwa se kugarura 1/10. Kandi mubiye mu bintu bigoye, bitugora, bitunanira, ni ukugarura
ibyera by'Uwiteka, kwibikira ubutunzi mu ijuru. Kambasomera amagambo ari hano ibyerekeye ubusonga. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, page 359 haravuga ngo iyo utanze ibyera by'Uwiteka ubutunzi bwawe burezwa. Haleluya. Mwumva uko havuga. Igihe iby'Imana isaba tumaze kubiyigarurira, ibisigaye bizezwa kandi bihabwa umugisha kugira ngo tubyikoreshereze. Niba ushaka kugira ubutunzi bwejejwe, tanga ibyera by'Uwiteka. Ayo magambo niko yanditse. Icya kabiri, kimwe mu bimenyetso biranga abafite ubuntu bw'Imana mu mutima ni ibintu bine. Page 295 ubutumwa ku basore. Ibimenyetso by'ubuntu bw'Imana mu mutima. Umuntu nakubwira ngo afite ubuntu bw'Imana mu mutima, uzasuzumira ibintu bine. Icya mbere, kwicisha bugufi. Icya kabiri, kwiyanga. Icya gatatu, gutangana umutima ukunze. Icya kane, kugarura icya 10 umuntu akiranutse. Bene ibyo byerekana ko ubuntu bw'Imana buri gukorera mu mutima. Utu tuntu musome iyo page muri basanga ni ibintu bine byerekana ko ubuntu bw'Imana buri gukoreramo. Icya mbere, kwicisha bugufi. Kabiri, kwiyanga. Gatatu, gutangana ubuntu. Kane, gutanga icya 10 umuntu akiranutse. Kimwe mu byongera umutungo ufite umugisha, page 195 ivuga butumwa. Iyi Imana ibonye abantu bayikiranukira mu gutanga icya 10 mu buntu bwayo butagerwa, ikingura izindi nzira zituma icya 10 kirushaho gutubuka. Iyo ubonye wungutse 20,000 ugatanga 2, ikingura inzira zituma ubona 40 ngo utange 4. Imana rero yifuza ko izi nkingi enye zahagarara mu bugingo bwanjye n'uwawe. Ikibazo ndabaza, zihagaze zose nangwa harimo zimwe zaguye se? Zirahagaze nangwa hari zaguye? Munsubize, zirahagaze zose? Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe imbaraga izi nkingi enye z'ubusonga zihagarare. Imana iduhe kugira umubiri muzima tuyubahishe. Imana iduhe gukoresha igihe neza tuyiheshe icyubahiro. N'impano zacu zikore mu ruzaho rw'Uwiteka. N'ubutunzi dufite tubukoreshe tuyubaha mu izina rya Yesu.